Bakunzi ba Radio Maria Rwanda, turabasuhuje tubifuriza amahoro y'Imana. Murasuhuzwa na Ernest Karinganire. Muri uyu mwanya, radio yanyu yabateguriye ikiganiro cy'uburezi kitari gisanzwe muri gahunda Radio Maria Rwanda yabagezagaho. Nkuko mubizi, uburezi ni inkingi y'iterambere n'imibereho bya muntu. Ibyo dukora, ibyo tubamo, nuko tubayeho, uburezi bwiza butuma byoroha. Urubyiruko n'abana by'umwihariko bakeneye uburezi bufite ireme ryabagezaho Kiliziya n'igihugu bifuza. By'umwihariko, iki kiganiro tugitangiye mu gihe uyu mwaka kuva muri Nzeri 2022 kugera muri Kanama 2023, inama y'Abepiskopi Gatolika y'u Rwanda yawuhariye kwita ku burere bw'abana mu mashuri. Ni ku nsanganyamatsiko igira iti turere umwana ushoboye kandi ushobotse. Uburezi rero ni kimwe mu byo Kiliziya Gatolika yitaho. Ni nayo mpamvu radio yanyu yabahitiyemo uyu mwanya ngo ujye kibagezaho. Iki kiganiro muzajya mugikurikira kuri Radio Maria Rwanda kuwa gatandatu saa 6:15 z'amanywa. Kimwe n'izindi gahunda za Radio Maria Rwanda mudukurikira ku mirongo ya FM no kuri internet unyuze kuri TuneIn cyangwa se kuri website wa@radiomaria.rw. Nyuma ibiganiro byacu munabisanga ku mbuga nkoranyambaga za Radio Maria Rwanda nka website ndetse na YouTube. Kuwa 7 Ukwakira 2022, Kiliziya yatangije umwaka w'uburezi Gatolika. Ibirori byabereye muri Arkidiocese ya Kigali. Muri iki kiganiro turabagezaho ijambo nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yagejeje ku bari bitabiriye icyo gikorwa. Ikaze. Turakoze cyane nyakubahwa minisita, nyakubahwa icyubahiro Musenyeri Mushumba wa Diyosezi ya Ruhengeri, nyakubahwa abikeri genero, basaseredoti, abiyeguriye Imana, barezi, bayobozi b'ibigo by'amashuri, babyeyi, bana bacu, Kristo Yezu akuzwe. Buri mwaka w'ubutumwa muri Kiliziya, Abepiskopi bagena insanganyamatsiko yo kuzirikanaho no gushyira mu bikorwa nyuma y'umwaka tumaze wa 2021-2022. Uyu mwaka dutangiye wa 2022-2023 ni umwaka wahariwe kwita ku burere bw'abana mu mashuri. Ubwo twagiye tubigarukaho na nyakubahwa minisitiri amaze kubitubwira. Insanganyamatsiko rero izagendwaho uyu mwaka ndetse ikazaba ari nayo izaherekeza icyumweru cy'uburezi Gatolika uyu mwaka, nuko twaharanira kurera umwana ushobotse kandi ushoboye. Nk'uko biri mu butumwa
bwayo bw'ibanze kiliziya ifite inshingano zo gushaka icyatuma abana mu mashuri biga neza bakagira ubumenyi, ariko kandi bakarerwa uko bikwiye, bakagira uburere bunogeye Imana kandi bubereye abantu, bakarangwa n'indangagaciro za kimuntu, indangagaciro z'umunyarwanda nk'uko nyakubahwa minisitiri yabitubwiraga, ndetse n'iza gikristo. Papa Francisco ubwo yaduhamagariye kongera kuzirikana ku burezi, ubwo yadutangarizaga pacte educatif global ugizwe n'imirongo ngenderwaho 7, uburezi n'uburere byubakiye ku muntu, kuko uburezi bubereyeho umuntu atari umuntu ubereyeho uburezi, uburezi butega amatwi umwana, uburezi bwubaka umuryango, urugo, uburezi buha uruhare n'umwanya ugaragara umwari n'umutegarugori kugira ngo impano ze zishobore kugaragara, uburezi bwita ku bidukikije, uburezi wigisha abato kwakira abo badasa n'abo badahuje kugira ngo twubake isi y'amahoro, n'uburezi rero bwita ku bukungu, ku buyobozi bwa politike, n'umubano w'abantu wubaka amahoro, byubaka amahoro. Aha rero niho duhera twifuza kurera umwana ushoboye kandi ushobotse, umwana ushoboye. Uyu mwaka turangije twazirikanye ku muryango n'uruhare rwawo mu kubaka sosiyete nyarwanda, mu kubaka kiliziya no kubaka isi muri rusange. Uburere bw'ibanze ari nabwo shingiro ry'ibindi byose umwana bukura mu muryango, niyo mpamvu uruhare rw'ababyeyi ari indasimburwa. Nyuma rero y'ababyeyi umwana ajya ku ishuri, hari aho anyura, hari abo ahura nabo ndetse n'ibyo ahura nabyo, ariko hari n'ubumenyi ahabwa na mwarimu mu byo yiga. Bana bacu, nimugukire kwiga, mushyireho umwete, ubu niyo nshingano yanyu. Inshingano yanyu ubu ni ukwiga, ababyeyi babibafashamo, leta ibibafashamo, kiliziya ibibafashamo, kugira ngo ushobore kwita ku nshingano yanyu mu kigero cyanyu ariyo kwiga. Ni nawo murage ukomeye igihugu, kiliziya n'ababyeyi, abarimu n'abandi bose babitaho, niwo murage bashaka kubasigira. Gahunda ziteganyirizwa abana mu masomo zigomba kuba zibafasha kuzahangana n'isi izaza, bityo mukavamo umwana ushoboye n'umunyarwanda ushoboye, umukristu ushoboye, kugira ngo tube dufite amaboko yubaka igihugu, yubaka kiliziya, yubaka imiryango yanyu. Umwana rero ushobotse, mu kinyarwanda turavuga ngo uburere buruta ubuvuke. Ubumenyi muhabwa nabwo buruzuzanya n'uburere, ikinyabupfura, urukundo, ubugwaneza, kumenya gusangira n'abandi. Kristo Yezu akuzwe, Kristo Yezu akuzwe. Uburere bubatoza kubaha uburenganzira bwa buri wese hejuru y'ubumenyi, kandi hari indangagaciro za kimuntu n'iz'ubukristo.
zigomba kuranga uwarezwe wese, warezwe neza. Izo rero nizo tubifuzaho. Nyir'ubutungane Papa mu mirongo yaduhaye y'uburezi, gutoza abana kwakira abandi n'abo badasa, kubana nabo no gukorana nabo, gutoza abato. Naho ubundi umwana iyo utamutoje kwakira abandi no kubabonamo abavandimwe basangiye umubyeyi Imana, ejo bizamugora kubana n'abandi. Twabonye ibibazo bikomeye ahantu ivangura, irondakoko n'amacakubiri byatugejeje. Gutoza umwana, iki ni ikibazo kireba isi yose, kwakira n'abo tudasa, n'abo tutavuga ururimi rumwe, tudahuje umuco, ko ari abantu kandi ari abana b'Imana. Mu burezi dutegura kubaka amahoro. Hari rero ibi byose byubakira ku iyobokamana. Nk'uburezi gatolika, ibi byose byubakira ku iyobokamana, nibyo dukesha gutegura umwana kuzavamo umwana ushobotse, kumenya no gutinya Imana. Ubuhanga bwa mbere ni ugutinya Imana. Iyo umuntu atinya Imana, yubaha Imana, bituma yubaha n'abavandimwe, bigatuma yubaha n'ibiremwa, yubaha ikiremwa muntu, ndetse no kurengera ibidukikije. Ariyo mpamvu rero iyobokamana ari ubwunganizi bukomeye ndetse n'umusingi w'uburere n'uburezi bufite ireme. Ni umurongo nanone tuzajya dukomeza kuzirikanaho nyir'ubutungane Papa yaduhaye, kuko umuntu ashobora kugira ubumenyi ariko iyo adafite umutimanama, bwa bumenyi ashobora kubukoresha nabi. Turabibona abahanga mu ikoranabuhanga bagenda bakarikoresha mu kugira nabi, mu kwiba iby'abandi, mu kwiba amabanga y'abandi, mu guteza ibibazo bikomeye kubera ubumenyi butajyanye, butubakiye ku mutimanama. Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Science without conscience is the ruin of the soul. Niyo mpamvu tugomba kubijyanirana mu burezi dutanga, ko tudatanga ubumenyi gusa, ahubwo bwa bupfura, kwa kubahana no gukundana no kubaha Imana hejuru ya byose tukabishimangira. Babyeyi, barimu, bayobozi b'amashuri, muzirikane ko hari inzitizi nyinshi, hari ibyonnyi byinshi abana bacu bahura nabyo, bikababuza no kwiga no gukura uko bikwiye. Mu Ivanjiri Yesu aravuga ngo umubibyi yabibye imbuto nziza mu murima we yateguye neza mu ntabire, ariko haza kuza Sekibi abibamo urumamfu. No mu burezi rero tujye tumenya ko hari n'abashobora cyangwa n'abatuvangira bagashyiramo urumamfu, ku buryo rero bidusaba gufasha abana no kubahaba hafi, kubatega amatwi, kubaherekeza dufatanyije n'ababyeyi. Ndagira ngo dushimire cyane abafatanyabikorwa bose dukorana nka Kiliziya mu burezi. Ndagira ngo mbere na mbere dushimire cyane ubuyobozi bwa leta, nyakubahwa Minisitiri w'uburezi. Dushimira cyane imbaraga ubuyobozi bwa leta bwashyize mu burezi kugira ngo abana bose bahabwe amahirwe yo kwiga, bahabwe amahirwe yo kubona ishuri,
tukaba rero ubu ngubu hasigaye kwita ku burezi bufite ireme, ari nacyo natwe duhangayikishije, ariyo mpamvu y'uyu mwaka tugira ngo tubizirikaneho, kugira ngo wa mwana adatahira ko yicaye mu ishuri gusa, ahubwo agire uburezi n'uburere bufite ireme buzamufasha. Turashimira rero abakristu bose bifatanya hirya no hino muri za paruwasi, abiyeguriye Imana n'umuryango w'Abanyarwanda muri rusange, bose dukangurira kugira ngo dufatanye kurushaho gutekereza no kwita ku myigire y'abana mu mashuri no gushaka icyatuma uburere bugira akamaro, bukaba koko isoko y'uburezi bufite ireme. Ba nyakubahwa minisitiri, ba nyakubahwa musenyeri, ba nyakubahwa barezi, bayobozi b'ibigo by'amashuri, babyeyi, urubyiruko, bana, ndarangiza mbifuriza umwaka mwiza w'amashuri. Muzige neza, mwumvire ababarera, mwige mushyireho umwete, murangwa n'ikinyabupfura, mukundane kandi muharanire ko iyi si dutuye n'ibidukikije byarushaho kuba byiza. Abazaza nyuma yacu natwe tukazabasigira isi nziza kurushaho. Twahaye umugisha rero wa kibyeyi uturuka ku Mana, umubyeyi Bikira Mariya umwamikazi wa Rozari, abari hafi kandi abafashe. Murakoze. Turabashimiye mwese abakurikiye iki kiganiro, aho nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yavugaga ku gutangiza umwaka w'uburezi gatolika. Iki kiganiro muzakomeza kujya mugikurikira kuri Radio Maria Rwanda buri wa gatandatu kuva saa 6:15 z'amanywa. Abitangiye uburezi kandi babukora neza mwese, by'umwihariko mu burezi gatolika, turabashimiye cyane kandi twiteze imbuto nziza ku murimo mukora. Tubibutse ko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti turere umwana ushoboye kandi ushobotse. Muzajya mugira uruhare muri iki kiganiro mwohereza ubutumwa kuri telefoni igendanwa nomero 0783 inyunganizi n'ibitekerezo byanyu bikakirwa, naho ibyifuzo n'ibibazo bikazasubizwa mu biganiro bizakurikiraho. Icyo uyu munsi naha kirangiriye, mwari kumwe na Ernest Karinganire, mbifurije kugira icyumweru cyiza.